arabanza arambwira ati ntago wari uzi neza ko umugore ati mama yari afite uburwayi bwo mu mutwe nuko yabimbwiye nyine icyo nibaza ko uburyo yabimbwiyemo icyo nshaka kukubwira uburyo yabimbwiyemo yabimbwiraga nkaho kuko ari ibintu byanyabyo bizwi binamenyerewe se bizwi bimenyerewe atari biri abantu baza basikaminga ngo ati mama ngo nawe watumye asara ngo nawe watumye ngo bira bibazo mu ba oya bya bintu byari bisanzwe ahubwo nyine ni bya bintu nati mama yarabivuze yavuze ati barabimpishe urumva wenda ntago nahamya ko barabimpisha ari uko yanyangaga jewe nawe twari mu bukwe ndi gufotora n'abandi rega barabizi abo turi gukora ceceka nkubwire n'abandi mbati bari bahari sayine ubukwe nibwo ari burangiye turi kuzinga ibikoresho tugiye kujya mu modoka ngo watse dutahe Timamu niya kwiyamagarira akakubwira ati Theo ikipe yanyu nayikunze cyane ntimutahe basore banjye mwese banzanire kwa Ndimbati mbagurire buri muntu akabasha ndabyibuka waramwibarije utese none ahase mukiva mu bukwe cyangwa nejo ati reka da ati twebwe se ni ibiki byo ngiye ati mujye kwa Ndimbati mpabasange ndaje nukuri kw'Imana umufasha yakuyemo ivara sahari saa sita ndabyibuka z'ijoro araza yambaye agakora n'agapira n'abandi mbati twari kumwe barabizi nta bintu byo kubeshya biraha yego Timamu nawe yambaye akajingisi nkaho nanu ubukwe bumaze icyumweru kukimubwira urumva kuko nanjye aho ngaho hano nakugarukira rero bigakekwa ko rega binakekwa ko nizo nkuru zose umaze kutubwira urumva yaba ari urwitwazo nyine kugira ngo agaragaze ko yahemukiwe yibwe kandi ibyo bintu bitarabaye ubuso umuntu nka Timamu wibye miliyoni ubwo 40 ntago Timamu bose buraye ibye miliyoni 40 reka mbaze nkubwire abagabo nabonye bicaye imbere bose ko mbona aribo batatse Timamu bari kumubaga ubushuti bwanyu abantu ba social media mumeze mute by'umwihariko social media Pastor Claude yari yicaye iburyo nari mpari ariko rero buriya reka mvuze ukuri nujya no kuvuga nukavuga hano nka Pastor Claude reka nje mbavuge reka Pastor Claude ari inkuru hari ikintu kizimuzi kuva uzi felicitation ya Timamu nukuri kw'Imana ndumva iyo foto na imodoka nyine bya bindi umuntu bari gushaka amakarte jaune n'ibiki umudamu ati imodoka nyine igomba kunyandikwaho kuko ni yanjye ibyo si ibintu byumvikana se amafaranga naye imodoka igomba kubiye yego ariko aho nyega ko Timamu ariho yahereye atekereza avuga ati uyu muntu ko mbona nawe atoroshye igiceri ndabyizera gute kwazampa ibyo gukora tutazagera mu rugo akanyihinduka kuko twibuke ko uyu mugabo uri muri ibi bintu byose yifite depression iziwe ntabwo yabaniwe neza n'igitsina gore ku buryo 100% yabizera kabisa uyu niwe muntu turiho tuvuga mutagira ngo wenda ibyo byose byaturuka ku kintu cy'ubusa yego noneho aho rero Timamu ngo yahise amubwira ati mufasha mwiza uri kumva ari rwose yiyandikeho yego ariko abamukubise umutego yaramubwiye ati urabanza ukirira utumiliyoni 20 kuri konte before a wedding kuri konte ya Timamu mbere y'ubukwe kuri konte ya Timamu twizere ko mumeze neza mwebwe mwese mukurikirana Ingenzi Media TV aho muri hirya no hino ku isi by'umwihariko ari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu tubabwira ngo mukomeze mumererwe neza ibintu bimeze bite fresh kabisa kaze cyane yego uyu munsi rero tugiye kuganira ku ihengingo wenda watangira utubwira ikintu tugiye kuganira reka nkubwire rero buriya kirazira kujya mu bintu abantu bita matiku ufite discipline ndumva ukuntu utangiye wagira ngo tugiye nko kuvuga ku nama y'umushyikiraniza ariko discipline bari ngombwa cyane ko ibintu tugiye kuvuga by'umwihariko inkuru tugiye kuvuga ariko tangira ushyushye ya gospel se gospel akobyiyorera gospel yambura se yo ese haro wakwambuye muri bariya ave byiyorera nkuko rero tubivuga tugiye kuganira ku mugabo wita Timamu Jean Baptiste Timamu Jean Baptiste ni umugabo wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana by'umwihariko indirimbo abantu benshi muzi ni indirimbo bita ngo humura mwana wanjye humura mwana wanjye ibyo ubona ibyo uvuga byose ndabyumva kandi imbere y'uko bimbwira mba namaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba nibyo byose bikugose kuri Uwiteka Imana yawe
manuweno ko gutabara iyo ni kava iyo ndirimbo ndakeka ko iyo ndirimbo usibye na nka generation ndakeka nk'abantu bana b'umunsi imyaka 20 biba bigoye kuba bayizi ariko n'indirimbo nibura nk'umuntu hejuru n'imyaka 20 yakwiye kubazi kuko usibye ko nabo bakayimenye kuko n'indirimbo yahitinze cyane cyane ko n'ubu abantu baragishana tutarinjira mu kiganiro ubundi gifite amatsiko gato iyo ndirimbo imaze igihe kingana iki indirimbo imaze igihe indirimbo ishobora nko muri za 2006 gutyo noretse gato tuganire ubundi tugiye kwinjira mu kiganiro ntacyo bitwaye iyo ndirimbo ari ya 2006 yego noretse video bayisubiyemo ishobora kuba ari nka 2006 2007 gutyo video se bayisubiyemo ya se nta video yase ubundi urayizi ndayiza amashusho timama ameze nk'umuntu w'umusaza kiragiye yari umusaza ariko nese ubuko yabaye umusore byagenze kocha biri serious birane ibintu bisanzwe ahubwo ura challenge karani kasosoma hari abantu bashobora kuvuga bati kari karabuze hari abashobora kuvuga bati undi mwana kana mu bibazo kari karimo abantu bari kugafa uramugabo ko ari mukuru nagari hose umuntu mukuru ubundi umuntu mukuru ni iki nyine ariko nigeze kumva te wavuga ngo yakuza afana timama no mu bukwe se subizi no mu nkuru tugiye kuvuga ko nabyo birumuzemo no mu nkuru birizi ko mu bukwe bwa timamu bahagurukije Theo Tingwino ugira iki turirimbire Theo yaravuze ati ngewe n'umuntu rwose nafanaga cyane n'ubundi acyamufana ati ngira ubuntu bwo kuririmba ngira ubuntu bwo kuririmba mu bukwe bwe nk'umuntu nakuze mfana nk'umuntu wantanze mu mukino yego kandi urabizi ko Theo nawe atari muto muri biriya bintu bya gospel mu kuririmba nshimye Imana ko mbonye n'ijambo muri ubu bukwe si byose ntabwo abantu bose bari butahe bavuze njya kandi urumva kuyeho mbonye umwana nejejwe no kuba muri ubu bukwe nicyo nari ndimo mvuga ntabwo nenda kubatindira nari ndimo mvuga ko Timama ari inshuti yanjye ya kera tumaranye imyaka myinshi kuko Timama yantanze kuririmba nkajya njya no kumufana urumva ko turi abakera hanyuma rero ntabwo ndibwirirwe ngorana akaririmbo nari bukaririmbe mbona muzana amafaranga none ndabona yego Theo ikaze rero reka twakira abantu tugiye kujya mu nkuru iri trend cyangwa iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo mbabwire mw'abantu mwe ni inkuru iri kuvugwa ariko ikavugwa mu buryo navuga ngo butari mu mucyo neza kuko hari uruhande ruri gukandamizwa urundi rukarengerwa kandi wenda atari nako bimeze twebwe rero ngewe n'uyu mugabo uri inyuma yo kuri kamera tugiye kubaganirira nk'abantu babanye na bariya bantu mu bihe byo gutegura ibikorwa byabo ariko kandi buriya icyavuzwe ntacyo wakora Theo sibyo ngo ugisibe kwera natwe dukora nyine dufite amachano dufite YouTube bye byose ni wabona ibintu biri kuvugwa ngo ureke kuza nawe ugire ibyo ushyiraho umucyo kugira ngo uhumure amaso by'umwihariko ino nkuru ya Timamu ni inkuru nyine imaze igenge nagiye mbyumva nkaceceka nyine nkabirebera kure ariko naje gutangazwa no kubona uriya murebwa Elvestina baherutse gukorana ubukwe nyine nawe yagiye nyine yavuze ati nderuye tu wowe nawe ari mu bantu batumye niwe watumye ubundi uvuga uti nanjye ndibuvuge nge urumva nyine ndavuga reka nanjye wenda ngire akantu wenda mbivugaho nk'umuntu by'umwihariko ngiye Timamu twarabangiye kinini namukoreye ibintu byinshi twarakoranye muri gahunda ze zose ari ubukwe timu yacu niyo yamufotoye urabizi ifata na video ziwe mu buzima busanzwe najyaga amufasha mu kumufatira ibiganiro akiri mu Rwanda kuva nko muri za 2019 Timamu n'umuntu tuziranye kuva icyo gihe dukorana ibiganiro bitandukanye rero bose ndamuzi we by'umwihariko ntabwo navuga ngo umugore we ndamuzi kugira ngo ntaza gutuma abantu batabyumva neza reka ngo ufashe kubyumvikanisha Timamu wowe mwarakoranye mu buzima busanzwe ni n'inshuti yawe sibyo noneho ikirenze ibyo muri ibi bintu biri kuvugwa ngewe nawe n'abandi nkabangahe turi mu ikipe yabafotoye inabafata amashusho mu bukwe bwabo sibyo turi mu bantu rwose bazengurutse mu mujyi kuri ya mamoto yari ari kuzenguruka umujyi wose twafunze umujyi twateshe jamu ngira ngo ubwo wenda ushobora kuza gushyiramo ako kantu kuko bimwe uracyana bifite niba ntacyo bitwaye so bivuze ngo ibintu tugiye kuganirira abantu biri hirya y'inkuru mbarira
yego biri hirya y'inkuru mbarirano ni inkuru mvasoko niko babyita ni mvasoko rero Theo ndagira ngo duhere kuri iki kintu izi mpande zombi ubundi usa n'uduciramo wenda abantu wenda barimo kumva iki kiganiro bari kureba iki kiganiro ariko batazi ubundi iyo nkuru imeze ite sibyo ndagira ngo uduhe ishusho gato y'inkuru ya Timama aka kanya na Murebwa Vestine bakoranye ubukwe uduhe ishusho ubundi iyo nkuru tugiye kuvuga imeze ite byagenze bite niki cyatumye ibyo bintu bisa nkaho byazamuye umwuka mubi yego rero inkuru tugiye kuvuga iteye gutya n'umugabo witwa Timama Jean Baptiste sibyo yego wakoze ubukwe n'umukobwa witwa Murebwa Vestine yego ariko uwo mugabo Timamu akaba yari umudivorce cyangwa yari umugabo watandukanyeho n'umugore wahoze babana ariko Timamu akaba umugabo wateye emotion cyane n'amarangamutima menshi rwose abantu ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ubuhemu avuga yuko yagiriwe n'uwahoze ari umufasha we ariko kandi n'ukuntu yabivugaga bigaragara rwose ubona ko ari umugabo utarahiriwe n'abagore baramubabaje ubwo avuga ko igice cya mbere uriya mugabo atangira nyine ubundi inkuru ye ihera kuri social media nyine itangira yarayima aravuga itandukana rye n'umugore we wa mbere akavuga ko itandukana rye n'umugore wa mbere byabaye nyine bigaterwa n'uko umugore wa nyuma wa mbere yamucaga inyuma kandi akamuca inyuma urabizi kuri mugabo n'umu ADPR nyine yazamukiye mu itorero rya ADPR akavuga ko yamucaga inyuma ku bashumba bakuru ako kantu ugikongeraho bakuru ba ADPR rwose ndumva havuzwemo n'uwari umuyobozi mukuru icyo gihe wa ADPR nuko rero noneho rero inkuru ikavuga yuko uwo mugabo wababaje atyo igihe cyaje kugera kongera agashaka gusana agatima ngo asubire mu rukundo yongera asubire mu rugo nyuma y'imyaka myinshi cyane rwose hanyuma rero uwo mukobwa babanye bivugwa ko inkuru ziri ku muhanda ziravuga yuko ngo uwo mukobwa bikekwa ko yaba yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa mu mvugo yeruye wenda ubundi inkuru ihari nyirizina ni uko bavuga ko Timamu yibye uwo mugore urakoze cyane ubwo tuvuze straight wenda tutabiciye munsi inkuru iravuga yuko Timamu yibye umugore hanyuma uruhande rwa Timamu rukavuga ko uwo mugore hari ibibazo yari afite byatumye umugabo akuramo ake karenge akirukanka agahunga ariko abandi bakavuga bati ntabwo yahunze urugo ahubwo yahunze igihugu kuko yari yamazwe kugezwa mu bushinjacyaha yagiye nk'uhunga none Theo inkuru tuyihera ko wari uhari uri mu b'imbere nanjye mpari duhagaze oya mbabarira ubanza umbwire abagabo nabonye bicaye imbere bose ko mbona aribo batatse Timamu bari kumubaga ubushuti bwanyu abantu ba social media mumeze mute by'umwihariko social media Pastor Claude yari yicaye iburyo nari mpari ariko rero buriya reka umvize ukuri nujya no kuvuga nukavuga hano nka Pastor Claude reka nje mbavuge reka Pastor Claude ari inkuru hari ikintu kizimuzi kuvuga felicitation ya Timamu nukuri ko Imana ndumva iyo foto narayifashe nawe ndumva hari video ufite utazibagirana ni umunsi mu mateka ya Murebwa ni umunsi mu mateka ya Timamu Jean Baptiste mbere ya byose mbanza sabe umushumba wese uri hano ajejuru tumwakire mbere yuko twakwakira abandi dukomeza izindi gahunda umushumba uri muri twe tumusabe ajejuru tumwakire cyangwa se abavuga butumwa bwiza mu bwami bw'Imana ubaye hari umuvuga butumwa uri umushumba wajejuru harabona hozemo nabambaye umusaraba uyu wanjye ngira ngo gashobora kuba yagiye abo nabonye bagiye simbizi hanyuma twakiriye uruhande rwa Dushyigi mushyire hejuru iwabo wa Murebwa famiye dukomere Imana amashyi kuko mwakoze kudushingira turabashimiye cyane famiye ya Timamu Jean Baptiste abo ku muryango wa Timamu Jean Baptiste mwese mushyire hejuru dukomere Imana amashyi menshi cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane hanyuma rero turi kumwe mwabibonye umubyeyi turi kumwe Dr. Bishop Rugagi kugira ngo umuntu atege idege ave muri Canada aze gushyingira umuhungu we Timamu Jean Baptiste ntabwo yabyoroshye yaramaze iminsi ari mu ngendo zitandukanye muri Canada mu Burayi yari afite n'igiterane cy'icyumweru i Nairobi
ngira ngo benshi barabibonye kuri za YouTube social media ubwo yakirwaga ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta ntabwo byari byoroshye ariko aravuga ngo Timamu ngomba kumushyingira umuhungu wanjye. Rero nkuko nababwiye mu mwanya yarafite gahunda ikomeye cyane mu ntara y'Amajyepfo nabwo yari yazindukiyemo kubw'umurimo w'Imana ariko aravuga ngo ibyo nkora byose ndabikora kugira ngo umuhungu wanjye Timamu Jean Baptiste anezerwe. Dukomere Imana amashyi rero kubwo Bishop atategushe umuhungu we ntajya abikora ntiyigeze abikora nta n'umunsi azabikora. Turi kumwe n'abahanzi hano, turi kumwe n'umuhanzi ibya Yesu uri ku murongo. Jewe mifoto ari kumuhobera amubwira ngo Feresta uzukunda izo bintu ari kumuvuga shacyo koze reka mbabwiza. Ubundi iyo tugiye muri social media ni ikindi by'umwihariko wera aba bantu baba bashakisha hiti z'amafuti. Ase bro iyo umuntu afashe umutima wundi akawumenagura fresh kabisa akagenda akawugira ibisenzegere akicara akarya amafaranga yavuye muri icyo gikorwa aba yumva yishimye nyine aranyurwa. Gindi cyo kinyobera yahese shano ubundi ko wadafite utuntu tw'uducano tukiri aho. Niyo urebye usanga abantu bamwatatse nyine duhere ubundi nkuko nabivuze inkuru y'ahantu hera sibyo. Iyo urebye ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru byamwatatse ni ibinyamakuru n'ubundi biraho bavuga ngo Bosco Empire yakwatatse ngo Ikaze TV ngo yakwe Pastor Claude ngo yakwatatse ukavuga ngo yakwatatse ariko se wenda ahantu haza kubera ikibazo Theo bafite audience rega ntukabivuge nk'ibintu byoroshye ariko nyine n'ubundi audience ziba zihari ntago zinahagije bafite audience kandi iriya nkuru itaciye ku bitangazamakuru tuzi Timamu yagiye akora ibiganiro tuzi nk'itangiro ryavuga inkuru ye y'ukuntu umugore urabizi ubundi buriya Timamu ni umuntu wagize saga nyinshi urumva nyuma yuko umugore batandukanye nyine ibyo byose akajya kuri social media akarira rwose ibintu bikagenda neza nyine urumva abantu bakamuvugaho amagambo atandukanye ikigabo kirira gutyo urumva akagaruka afite dread ati ibi ni ibiki urumva ibyo byose ni ibintu byagiye bikurura harya bura yigeze gushyiraho n'akadread bira nabwo bigizana saga nyinshi kandi burya privacy y'umuntu ni ibintu bye kugeza ubwo ejo nabwo yagize saga y'umudiaspora menya rutayizi urabizi utaruri mu minsi ishize baranamufunze buriya Timamu Jean Baptiste baramufunze rero iriya nkuru nayo ije yunga muri biriya nge rero nkurikije ntago naboga amaso na wenda sinazanamo n'amarangamutima ariko ngewe nk'umuntu yireberaga ibintu hari ibintu umuntu abwira ngo ni scam atubona ko hari abantu baba ari abahanga Timamu ko atigiza abikina filime wenda ngo tubimenye ko ari umu acteur mwiza biriya bintu yari arimo kwactinga koko reka nanjye nkubaze ubundi wenda anabantu bagenda turaza kugenda ducisha mutuntu barebe amasimayiri yabaga afite ibintu byose reka ahantu ushaka ko duhera Theo ngenda shaka duheriye inkuru umunsi wa mbere jewe nzanga gusanga uri kumwe na Ndimbati na Timamu sibyo ndumva icyo gihe hari n'umuntu witwa Gahozo ninde hari indi televiziyo yari hari n'uza nyine ni Agasaro right ni Gasaro TV urumva nge ndibaza icyo gihe mwakoze ikiganiro Timamu afite ikiganiro amashimwe menshi pe icyo kiganiro ndabyibuka banza mwaranagikuyeho kuri cyane yakubwiye hari ko bitari ngombwa ko kigumisha ibiganiro byinshi Timamu yagiye abisibisha yarabisibishije yatanze just for the purpose ariko icyo nibaza Theo yashimaga Imana kuri yako hari hakiri imbere umusa ko yaba ari umuhanga mu gukina filime bibaye ari byo koko urumva inkuru ziri kuvugwa nyine koko sibyo wenda reka tuyibabwire neza nko kuba tuba twabiceje biravugwa ko Timamu yibye yatwaye amafaranga yuriya mugore we asaga miliyoni 70 wakwibaza tese yayibye ati bidusobanure neza ubundi wowe amakuru ufata ayo mafaranga bavuga ko yatwaye ati ntabwo yaje ngo yateruye in case ngo afate ateruye nka proof case yatware cyangwa yamugire gute ahubwo hari process byaciyemo kugira ngo yewe rero ngewe uburyo amafaranga yatwawe bivuze nge nabivuga mu buryo bw'ukuri bwanyabwa pani ibintu byo kuvuga iby'abantu bari kuvuga ibyo nzi ngewe kandi ibyanya bitubwire ntacyo ayo mafaranga yagiye mu byiciro sibyo ahubwo icyo tuza kureba turaza kureba ngo uwayatangaga ntiyaboraga ko yibwaga ariko icyo nibaza nawe uravuga ngo by'ukuri yamuhaga ureba cyangwa bagwaye raporo ivuga ko ayo mafaranga yatwawe rero iyi nkuru ziri kuvugwa
kenshi ushaka kuza kuri kamera ntubeshye kuko ndabizi gerawe twabivuganye mbere yuko tunakora ibi bintu twari twanabyihoreye twemerejwe yuko tutaza gukora ikintu cyo kubeshya nta ruhande tubogamiraho ntarwo pe oya ariko iki cy'uburyo ariko ino nkuru tugiye gukora ntabwo ari affirmative nyine ntabwo ari inkuru yemeza kuko ibyo bintu ugiye uvuga ngo ngiye kukubwira ngo ugiye kuvugisha ukuri ni ibyo wabwiwe kandi ntabwo wabibwiwe na nyir'ubwite wabwiwe n'andi bo wareka se nkabanza nkavuga ibyo nkubwiye hari ibyo kumbaza ngo nabikuye he ibyo abandi bari kuvuga se bo babikuye nyine ni ibihimbano rese bose baba babeshye ni ko ari ibihimbano ko iki bose ari byo birukiyemo ni rumazi ariko uribuka introduction twakoze yewe rero twavuze ko ibi nkuru tugiye kubivuga atari inkuru mbarira sibyo kandi nawe nubwo uri kumpinduka ibyo bintu two tubiziranye turi buvuge twebwe turakora kuri nuza kuri dore rero ukuntu inkuru imeze yego ubu ni inkuru imeze itanyirizina wenda inzu uriya mwana w'umukobwa yari afite Kicukiro mu Kagarama yego yagurishijwe amafaranga miliyoni 70 sibyo yego imaze kugurishwa ibyo bindi by'abantu barabyumvishe uko inkuru yagenze gira ngo yarabyisobanuriye abantu bajye kuri Zaburi cy'ababirebe nta kibazo turafashanya twese nta macano sibyo yego yasobanuye ko ngo habayemo kumwihutisha kugira ngo iyo nzu igurishwe vuba ariko nawe yarabishakaga kubera ikibazo cya credit yari afite ya banki sibyo bivuze ngo ntiyagurishije ku gahato nta nubwo Timamu yamuhase kugurisha ahubwo bitewe n'urukundo yari afite rwagurumanaga nanakunze ikibazo Zabuni cya uriya president yamubajije kiza cyane rwose kuko yaramwibarije atari kubundi umuntu nkawe intellectuel nkawe uri gusobanura amashuri wizi ibihugu wagenze aho wagiye hose ni rukundo ki ku myaka yawe rwaguteye guhubukira ikintu uri kwicuza akakanya yabuze icyo asubiza bitewe n'ibyo nabonye yasubije sibyo aho nta gisubizo afite ubwo wenda yaza no kuvuga ko bamuroze cyangwa ubwenge babuyobeje byari kuba byumvikana ariko ntacyo yasubije bivuze ngo point hari nuko byari urukundo yari yakunze Timamu yego noneho rero inzu imaze kugurishwa ayo mafaranga nk'abantu bakundana twe turi ku kintu cyerekana ko aba bantu bakundana bitewe n'ibyo twabona n'abantu babana mbere yaho yuko babana najyaga mbabonana bakaza hariya muri karitsiye aho kwa bandi mbati burani yari inshuti yandi mbati cyane sinzi cyane yego ndabizi bakaza kunywa hariya biyari yari umuntu uza yari umuntu Timamu yikundaga akabiyari bakicara bakanywa ibyo nabyo turabigeraho numvishe bamubekera ngo yari umusinzi ka wabivuze nawe barazisa okay dukomeze turabigeraho uri kumva inzu imaze kugurishwa miliyoni 70 yego habaho ibiganiro by'urukundo sheri wanjye dupanga ubukwe kuri budget nini yego Theo tumuhaya azadufotorera kanaka dukora ibi nyine nk'abantu bari kuganira mu rukundo bisanzwe kuko nta bushukanyi bwari buhari ntago yigeze agaragaza yuko habayeho gushukwa mbere yaganjijwe n'urukundo uri kumva noneho ikintu cyaje kuba Timamu ubwo urumva bari muri ibyo byose muri zo processes z'ibiki Timamu yamugejejeho igitekerezo cy'ibintu agomba gukora nibamara kubana ariko ubwo Timamu bitewe n'ubwenge bwe cyangwa nuko yabonaga ibintu ahari habayemo gushidikanya ndabisobanura neza uko byavuzwe noneho mbere gatoya y'uwo mwanzuro haguzwe imodoka ya Hyundai K5 oya ni Hyundai Sonata ni Sonata naga Sonata rwose keza karaka brand new ako kamaze kugurwa wa mugore waganirizaga Timamu nk'ibintu biri mu rukundo ubwo n'inyuma gato amaze gucakira ya mafaranga wavuga ko yanababaye cyane kuko ngo haje umuntu nyuma bari bapfuye miliyoni 25 yuko atari kuzongeraho yari yaje ariko yamaze gufata izo 70 ubwo urumva zashiraga stini n'undumva bafesingaga miliyoni 100 urumva ibintu nkeka ko ari naho byatangiye guhindirira isura sumva ko ibintu byose byari mu rukundo amafaranga ataraza bimeze neza sheri tugurishe dukora ibi tugenze gutya birumvikana rego ngo no yaragurishije ariko Timamu nawe yari afite mu dusha yari afite tundi tunakora wese we yari umuntu uraho gusa
bo ibyo we yari afite business, yari afite nayo ibintu yakoraga. Ibyo wenda nk'inshuti ye wowe urabizi, ariko amakuru avuga yuko ntacyo gukora cyari gihari. Nyine akazi nyine ni bya bindi nizanuza kugira ngo umuntu acreate. Nanjye ndakubwiye ngo ibyo ni ibivugwa, ariko ndi kumwe n'inshuti. Ubwo dusanze icyo nacyo turakivumbuye yuko atari inkorabuze, yari afite ibyabamo byari bimutunze n'ubundi, kuko banateretanaga amezi 8 yonyine ngo bamaranye se bari bamaranye. Yari afite uko yabagaho mbere, ibyo twibitindaho. Uti ikibazo giteye gute rero intandaro yacyo uko mbitekereza? Yego, aho ni mbere ndacyari mu ko mbitekereza, ntago turagera mu bisa nkaho. Yego, turacyari muri development. Teo bagiye kwandikisha imodoka. Yego, bagiye kwandikisha imodoka. Wumve ikintu cyabaye. Yego, umugore yaramubwiye ati rero, yego, kameme bari banzuye yuko imodoka n'umugabo uzajya yitwara ni mu rugo, bya bintu byari biri mu rukundo. Yego, ariko bagiye kwandikisha imodoka nyine bya bintu umuntu bari gushaka amakarte jaune n'ibiki. Umudamu ati imodoka nyine igomba kunyandikwaho kuko ni yanjye. Ibyo si ibintu byumvikana se? Amafaranga naye, imodoka igomba kubiye. Yego, ariko aho nyega ko Timama ariho yahereye atekereza avuga ati uyu muntu ko mbona nawe atoroshye, igiceri ndabyizera gute kwazampa ibyo gukora tutazagera mu rugo akanyihinduka, kuko twibuke ko uyu mugabo uri muri ibi bintu byose yifitiye depression iziwe. Ntabwo yabaniwe neza n'igitsina gore ku buryo 100% yabizera kabisa. Uyu niwe muntu turiho tuvuga, mutagira ngo wenda ibyo byose byaturuka ku kintu cy'ubusa. Noneho aho rero Timama ngo yahise amubwira ati mufasha mwiza, uri kumva? Ari rwose yiyandikeho. Ariko abamukubise umutego. Aramubwira ati mbere aho ngaho twihuse cyane, turi nko mu kwezi kubukwe, kuko izo diru zose Timama bagwaye avance y'ubukwe rya ariko nyine bagukonfirmye ariko urabizi ko wakonfirmwe nawe bitinze. Rwose ni ubukwe bwemejwe habura iminsi nk'itatu. Sorry, simbizi ubwo, ariko nyine ndikumvikanisha ko ari igihe gito. Babyivugeraga, barabyivugiye nabo mane, ntabwo ari ibintu ndi kuvuga. Ababyumvisha ibyo byose ndabizi ko babyumvisha. Ahubwo ikintu gihari nshaka kukubwira ni iki. Timama yaramubwiye ati mufasha mwiza, yewe bitewe n'impamvu nyinshi zabo tutajyamo nk'abantu baganira buri munsi. Yaramubwiye ati urabanza ukirira utumiliyoni 20 kuri konte before a wedding, kuri konte ya Timama, mbere y'ubukwe, kuri konte ya Timama. Ukoresheje ubwenge urumva icyabiteye atari uko wenda yabonaga muhinduka, abona ari kwiyandikisha amamodoka, urumva ya trustness itangira kugenda ishira, rwa rukundo Timama hari nawe atangira nyine nawe baze umuntu mugiye kubana, urumva yari afite no kuvuga ati nta kibazo imodoka banayitwandikeho. Ibyo ni ibisanzwe banayibashyiraho bose, biremewe nta kibazo. Ariko nkuko babisobanuye wenda bitewe n'uburyo bw'ivangamutungo bari banapanze gusezerana, bari bahisemo muhahano, nibyo bavuze n'ubundi barabitangaje ko bari muri civile niko byagenze. Ari umuvangamutungo yari muhahano. Ubwo rero urumva deja byamaze kuba muhaharo, bivuga ngo iyo modoka nta nubwo niyo bivuga ngo niyo babana, yari y'umugore n'ubundi, ntabwo yari ya Timama. Timama urumva n'ubundi yari nk'umushoferi wahembwa nk'undi wese bahembwa. Bari kuzajya bayihahisha bakaba ariyo bagabana. Umudamu yanabigarutseho, wenda ibyo si byo turi bujyemo, ariko yavuze yuko ngo aho yatangiriye gukeka ko Timama yamucaga inyuma, ngo yageze aho akajyaza akamubwira ngo nabonye ikiraka cy'iminsi 3 Rubavu, ngo bakodesheje imodoka, ngo bazajya baduha 20 ku munsi. Nyine umugore ari kwibaza ati subwo imodoka muri Kigali ko tubizi ziri mu 30,000, urumva washyiraho umushoferi bikaba 40. Ubwo wongeye gukorera 10 n'imodoka ikorera 10 koko. Nyirego naho yatangiye kujya agenda mukekera. Okay, twikihuta aho ni mu rugo, twari tukiri imbere tureba ngo eske ibi bibazo byatangiye ryari. Nuko rero se ayo mafaranga se yaje kuyaversa koko byanyama yarayamuhaye Timama yari yanze kubukwe bubaye amafaranga 20,000 atarayabora kuri konti.
yo kugira ngo azajye mu Bushinwa kurangura telefone ibintu bye byo gukora. Muri make bino mwumvishe bari kuvuga ngo umugore yagezeho nyuma asanga azatuma Timamu nawe ibintu bye byo gucuruza spare part y'imodoka. Yego. Timamu we igishoro cye cyo kuranguza ibyo bavuganye yakimushyiriyeho mbere kuko n'umuhungu w'i Kigali. Hako birumvikana kuko n'umwana w'iki none surumva niba bari kuza niba barasize ibyo binerega ngo muhano bivuga ngo yatamo yamuhambere nyine bifite logique man sinzi impamvu abantu bari kubifata bagahirikaho icyaha umuntu we turicaye nabyo ndi kuvuga nati mama yarabisobanuye wa mugani nabirira bivuga ngo mu minsi ya nyuma umugore azajya yishimira kwitwa umugabo w'umugore umugore w'umugabo urumva nuwango deja hano igihe wasanga icyo yarakeneye ari kwibera umugore gusa. Ikintu ndi wo nkubwira jewe n'umukobwa turicaye twemeranyijwe yuko tugiye gusezerana ivangamutungo muhahana. Ariko umukobwa afite ibiceri yanankunze ntacyo atako ikimenyimenyi n'inkwano arayinguriza nyimuhe aranguriza muko n'inkwano se arayimugurira ko nayo wikabye. Ariko si ibyo bintu wabyihoreye wa mugabo nabyo se yabivuze murebwayire nabonye yakoze ikiganiro cy'amasaha 2 ntago nagikurikiranye 100%. Uri kumva? Yego. Noneho urambwiye uti tuzasezerana ivangamutungo muhahana. Yego. Ariko dufitanye gahunda yuko mu mafaranga yawe hari ugomba kuzampa nanjye nkikenuza hajya kurangura mu Bushinwa imari nzazana ngacuruza. Ariko ahantu bicangiye ibyo azajya mu Bushinwa kuzana nabicuruza bikunguka byo bazabigabana kuko barabishakanye. Ariko ikibazo ahantu kiri Timamu kwaka izo miliyoni 20 imbere ashingiye ko bazasezerana muhahano by'ubwabyo ndumva nta kibazo cyari kirimo. None se ahubwo ikibazo ni plan yari afite ni yihe nyuma yo kuyareceiving. Ubundi mu byo umugore wa wenda mu byino nkuri vuga cyangwa na Timamu uri umugore we arekarama hari ubwo arekarama izo miliyoni 20 mu mafaranga avuga yamwibye abari izo miliyoni uriya mudamu we ni ukuvuga ngo arashinjwa kubazwa ikibazo adasubiza. Nk'ibyo abivuze bamubaza bati yaguhaye ibiki kugira ngo umwizere ku rwego ukora ibyo uri kwicuza. Ariko se kandi bari bagiye kubana icyo utakwizera umuntu ni ahubwo icyo nibaza wenda icyo ndi kwibaza erega ikibazo turiho dore ikibazo ukuntu gitetewe kugira ngo ibyo bintu binyumvire. Turi kubibazo ku bintu bibiri ubujura kwibwa sibyo nyine ngiye cyo nshaka kubaza n'ikintu mu mafaranga murebwa yare kuba arega yibwe nizo miliyoni 20 kandi yarazimuhaye ayo yarayanyereje yaragiye kuyazana ngo bakorere urugo ibizavamo babigabane inshuti yanjye muhahano se sidushaka ibiru twashakanye yubase byo yaraye rero ayo yaraye famiye saye oya yaraye arangije agerekaho kugira ngo amwemeze neza sinzi niba ari ukumwemeza ubwo biracyari kusarwa agira byo racyaravuga yego akubitaho kumuhana utundi tweteo ibikoresho by'imodoka birahendutse yamuhaye n'amafaranga yande kujya kurangura yiwa ati genda undangurire nanjye spare parts z'imodoka hariya mu Bushinwa ngo birahari cyane uze nitangirire nanjye gukora ujye ugenda gukora ibyawe by'amatelefone nanjye cinge iyanjye yo gucuruza ngo n'ubundi akazi umugore yari yagaseza avuga ati ngiye gukora business nanjye ubundi umugore inkuru ye yo nawe this one utayikurikiye neza kuvuga ngo inkuru y'ukuntu imeze we yagiye hanze yego yakoraga mu bitaro ngo by'Imasaka aza kubivamo akora muri ONG mwatashatse kuvuga maybe kari nka USAID cyangwa indi sinzi impamvu atashatse kuyivuga and then aza kujya hanze nyine muri Europe kumva aragenda amara indi myaka 4 akora noneho aza kubona ngo indi chance yo kujya mu gihugu kimwe ngo yumvaga ari nk'inzozi cyangwa yifuza kujyamo ariko bitasobanuye neza niba ari akazi kamujyanye yakoraga n'ubundi kuko avuga ko yakoraga mu by'ubuzima aho yahamaze umwaka adakora aho ngaho yamaze umwaka ntabwo yakoraga. Ni iki cyatumye rero adakora muri uwo mwaka wose muri uwo mwaka wose n'iki cyatumye adakora muri uwo mwaka wose nibyo ntabwo byo tubizi nyine twese twiyemeje ko tutagiye gusesengura ibintu bitatureba se ibyo ntabwo yakoraga sibyo noneho aza kugaruka mu Rwanda yari amaze umwaka adakora atishyura credit yari abereyemo yanze sibyo yego aje mu Rwanda nyine niho yahuriye na Timamu
ntabwo yari agikora mu by'ubuzima n'ubundi kugira ngo mbikumvishe neza ubwo bari bagiye gutangira ubuzima bwari gustating over ahubwo twibaze bivuga ngo yagurisha iyo nzu ashaka kwishyura credit akanasagura igishoro. Urakoze cyane. Exactly nuko bimeze. Yashakaga kugurisha inzu hanyuma agasagura amafaranga nyine yo gutangiza ariko amafaranga yari menshi kuko credit kari gasigaye kari gato. Niyo mpamvu ibifaranga umva byababanye byinshi akavama yo gukora ubukwe akavama yo kujya guha umugabo arja de poche ya miliyoni 20 kugira yemere kugukira mu rugo kugira agakurongo n'indongora nitunge na. Umuntu kuki atakuguyeho ko. Yego. Urumva hakavamo ayo mafaranga yere kugira ngo mvishe ukuntu ari menshi nabyumva kabisa. Havamo iriya sonata icyo gihe yaguraga wenda kiriya gihe hashizeho agaherega kiriya gihe bari batarashyiraho wa musoro wa hybride wa miliyoni enye buriya kiriya gihe yaguraga nka miliyoni 11 gutyo cya 10 ntabwo ari kera uwo musoro utangiye ni 2024 ariko bisigaye igura miliyoni 18 hari ngira ngo niba atari na zirindwi gihe yaguraga nka 12 fata nayo baguze imodoka nyine tekereza kugura imodoka miliyoni 20 kuri konti y'umutware barasigaho nk'izindi nka 40 naho kuri konti. Yego umufasha rero ubwo baravuze wenda tereka mfate nka 15 miliyo cyangwa ngahe mpereza umugabo agenda ndangurire uri kumva. Ariko hagati aho umugore akavuga mu nkuru yavuga ati ariko uyu mugabo naranamwinginze cyane ngo tujyane Dubai China kurangura dufate ukwezi kwa honeymoon hanyuma banze nyine dutembere bafate icyumweru cya honeymoon hanyuma ibindi bisigaye bibiri nyine babiranguremo. Timamu ngarabyanga aramubwira ati sheri wanjye ntabwo wabibasha arantu ntabwo hamenyereye atariko tuzaba turi kumwe wanyobora ati reka nta mugore uruha tugende nkujyana Igisenya ariho turiraga hano. Biriya byo n'urugamba rw'abagabo nzarwifasha uri kumva. So rero Theo ikibazo gihari aya masaha ngira ngo turagarukeho cyane atwicaja byarangiye za miliyoni 20 hagiye muri China arazijyana nayo umugore yamwongeye wenda nandi y'umugore yo kurangura spare parts. Yego bigaruka noneho twumva ya nkuru yuko yagarutse nose yagarutse atayafite. Umusaza warakubwira ati je uyu mufasha yaranshishikaje cyane ku buryo numvise ikibazo agize. Yego nkuruduka nta n'ikintu nzanye. Yego amafaranga yashyize ibyo ntago bize. Yego kuko umugore rawe aragira ati uyu mugabo yatsanze kwa muganga aho bita Karayesi. Yego uyu mugabo arambaza ati bikumva ati nkimubona uri kumva nyine aho bituma utekereza ukavuga se ni umuntu niba yari umusazi byari byo byose abagiye away ntago yahita atekereza strict ibintu by'ikibazo bufitanye biri direct. Theo ndagira gutekereza neza si byose urumva ubundwaye nakubona ngahita mvuga direct ni mbere yo kunsuhuza imaru zanyiri. Yarayimubajije se yarayimubajije rwose ngo akimugeraho bwa mbere amubwira ati mutware mwiza imari iri. Undi aramubwira ati cece kasheri umpangayikishije ni wowe iby'imari bubiretse. Icyo ndeba cya mbere n'ubuzima bwawe rukundo uri kumva. Umugore aragira ati sinanyuzwe ati kuko njyewe sinari kwa muganga nk'umusazi nari nkeneye abatherapist banganiriza hagarura ubwenge ku murongo ko nagize depression. Ariko twihuse cyane ubwo abantu batazi iyo nkuru wenda bishobora kuborohera kubyumva Theo. Yego birangiza nurangiza inkuru wagato. Urumva icyo nariho mvuga akimara kumukubita izo miliyoni habaye iki izo vene nyine ubwo yazimuhaye mbere agiye no kurangura mu Bushinwa wenda situzandi yamwongeye wenda niba ari vene cyangwa niba ari 10 cyangwa niba ari 30 habaye iki. Twageze kuri ubukwe twaburangije deja twe turi ku kibazo nyirizina uko kimeze. Ikintu cyabaye urumva reka tugere ku munsi Timamu yagiye mu Bushinwa sibyo bari mu modoka bagenda kuri aeroport nkuko umugore yabivuze. Yego ari naho ngiye nagiriye impungenge nkavuga nti ibi bintu bifite nyine amabanga yo mu rugo indani bifite tena zabo nk'abantu bakuru batavuga baca hejuru kuko reka nkubwire ngo impamvu yateye uwo mugore
kwitwa umusazi kugeza aya magingo kurwara nyine ibyo yarwaye n'uburyo bikomeye nk'uko byumva yego ikintu cyabimuteye ni ugukeka ngo ni ugufuha tu yaraketse gufuha keka nta fact nibyo byateye ibyo bibazo byose uri kumva uyu munsi wa none mama arandangije tu yariye base yatekereje ko ari amafaranga ari cyangwa byagenze bari mu modoka bagenda timamu ngo yitabye telefone yego ibyo ari byo byose twicaranye nkitaba telefone y'umuntu ntashaka ko wumva yego burya mba afite choice ebyiri kumwitaba nkagabanya nkamwumva nkamukupa kuko ntiwambaza ngo yarinde ntavuze cyangwa nkareba telefone nkayimutinga nkayikupa yego aho hantu niho hari ikibazo we yaravuze ngo yitabye umuntu ngo numva ngo ameze nk'umugore ngo bisa nkaho bafitanye gahunda ko bajyanye ngo aramubwira ngo sinakubwiye ngo mvugishe kuri WhatsApp ariko umugore akubita umugabo akabizu ngo yakase yaguye igihumure atarandangije bivuga ngo timamu yagurutse umugore yamaze kugwa igihumure oya urumva reba sinzi abantu batuburiye babitubwire ngewe baranuburiye ndabizi iyo umuntu agutuburiye araguhika sinzi ibintu agukora agikata mugitandukana intambwe ebyiri uba umeze nk'umusatsi ukuvuyeho uhita uvuga atarandangije arangibye none se kuki atahise amukurikirana gute se kandi byari suspicion nta proof yari afite man yari suspectinga Jago tuvuga ati uri umugabo wanjye akabitangaza abantu nyine hakabwira ubuyobozi indege bakayikansoringa ariko ubundi ubu nkawe ibintu ndi kuvuga uri kubyumva cyangwa nawe akansoringa ibiki yari yamaze kuguruka tayari reka da nyine niyo mpamvu mu bintu yavuze nayo mpamvu abantu wenda bambabarire su kwinjirira abantu cyangwa gushaka kujya deep mu buzima bw'abantu ariko hari ibintu ushobora gusobanura n'abantu bari kukurimiraho uburimiro kukogeraho uburimiro ukabaha ijambo yego wowe ni gute wakumvisha abantu ngo wumvishe telefone urakeka ukeka ko umugabo akwibye ngurataha ujya gupfira mu buriri kandi yaragiye umureba wagombaga kumubaza mbere yuko agenda ureze kuri airport nta muntu ugenda yakererewe nanjye nibyo nibaza ubanza umubaza uti wo ninde mwavuganaga nyereka checking ntanagucika kiri aho ngaho ukitabaza n'abapolisi ukavuga ati uyu muntu namuhaye amafaranga twabanaga uretse ko ibyo ntibinabaho te ubukwe twatashye uwo ntabwo yari umujura ntabwo yari rero ubundi nagira ngo ugere bivuge ngo naho ngaho byahereye ya ndwara ye birumvikanye neza aha ni ndwara yahereye uri kuyumva birangira bamujyanye ndagira ngo masubiremo neza yego bari mu nzira bajya kuri airport yego umugabo yitaba telefone twongere tugaruke kuri ako kantu yashoboraga kuyireka iyaba yaravugaga ibintu byibanga cyangwa akayitaba hakajijisha kuko timamu si umwana bro noneho umuntu wifitiye heart broken nkaziri niba yaramubwiye ati ko nakubwiye ngo unyandikire kuri telefone unyandikire kuri WhatsApp icyo ni ikihe kizibiti kigaragaza ko ari umugore cyangwa ni uwo mugore wenda yaragiye kumuca inyuma ikintu cya mbere ushobora kuba uri busy haribona uko nkuvugisha reka tuvuge ko urumva wenda umuntu ari muri rwinshi ntabona umwanya kwitaba kuri telefone kwandikira ibyo ni ibintu bisanzwe kubwira ati nesting nanjye buriyo iyo mpamagaye umuntu rimwe ntanyitabe bitamwandikira kuko uyo wandikiye umuntu niwo mu buryo bworoshye bwo kuricinga mu buryo bworoshye urumva sinzi niba icyo cyaba ari ikibazo range naho nagira ngo duhere urumva noneho tujye no ku nkuru ya timamu nyirizina timamu nawe ibyo yitangarije ibyo bintu ni ibintu byoroshye nuko mbona byaza kutubana bere ahari tuzakora part 2 oya nta kibazo tuzakora part 2 what I mean urumva reka nkubwire rero aho hantu ngo naho intandaro yahereye eske twibaze wa muntu we urubatse wowe icyo nshaka kukubwira urumva kwanza icyo mbanza kukubaza mbere yo kumbwira aho mu bintu tuvuze harimo impamvu yo gusenya urugo aho twahereye hariya hari ibintu byinshi baba aho twahereye hari ibintu byinshi baba bahishe bigaragara ko inkuru yabo bari kuyica hejuru kuko na timamu usibye ko timamu waranabikiriyaringa gusa timamu ikintu gikomeye we ntago abashaka kuvuga nyine ibibazo umugore yagize abica ku ruhande ariko nk'umuntu usesengura utumva ibyo yarebye atavuga ati nasanze umugore afite ikibazo utakwihangana yarampishe yareranze kumbwira sibyo umugore araza akabikiriyaringa nyine ko byari byarivanze sibyo ariko no kuvuga ngo
iyo ugendeye ku kintu Timamu avuga ushobora no gusanga ko bifite logique sibyo kuko ngewe mbikubwira nk'umuntu wenda na Timamu tukivugana cyane nitunavugana icyo kintu nituranakivuganaho sindanakimubaza urumva ariko no mu nshuti zindi no mu bantu basanzwe ngiye icyo kintu ndakiziye neza ngiye nibarije umuntu wo hafi ya Timamu 100% urumva bivuga neza cyo wikita ikintu wikite ntago waje hano nawe uje kuvuga ngo iki ni igiki cyo kintu nyine yarafite nyine ibyo bibazo byo mu mutwe mbere urumva yamwibajije urumva ngiye nabaje uwo muntu ntabwo atari ko se Timamu kuko Timamu ejo bundi urumva asigaye yibereye i Buganda akora biriya bintu mu minsi ishize urabizi ko yanyakaga umukozi uzajya umufasha ari i Buganda hano peti namahaye nubwo ntazi niba barakoranye ariko urumva ngewe nanze guhita nkimara kumva ibintu kuri zino saga kuri social media nanze kubyinjiramo nyine ngo mbimubaza ariko tumaze igihe tubizi nk'ibi bintu ngembaza umuntu nk'ibi bintu rwose ngembe maranya amezi hafanga nge nabajije umuntu w'indani nyine w'inshuti ye bagendanaga n'umuntu nyine bazi nyine bagendanaga nabaza atari ko subundi Timamu ibintu bye byagenze bite atambwira ati se tubona ibintu ntago warubizi umugore we yari afite ikibazo mbere yuko babana yari umusazi nuko yabinsubije nyine ibyo bintu kandi yabigusubije kera cyane hashize iminsi kandi yabimbwiye reka nkubwire ngewe reka tuvuge ko ari nk'umuntu wenda bari muri deal imwe sibyo ngewe first of all ntago nimubaje nk'umunyamakuru koko umuntu tunakora ntazi ko wenda nkora n'ibi bintu sibyo ngewe yabimbwiye nk'umuntu tuziranye nk'abantu tuziranye muri iyo kuru nyine yarambwiye ati se ntago waruzi ko umugore wa Timamu namaze se ko Timamu yagiye i Buganda gute arambwiye ati se ntago uzi ko umugore wa Timamu yari umusazi niho rero naje ku izo nkuru zaze kuzamuka urumva cyane nuko byagenze arambwira ati ntago wari uzi neza ko umugore wa Timamu yari afite uburwayi bwo mu mutwe nuko yabimbwiye nyine icyo nibaza ko uburyo yabimbwiyemo icyo nshaka kukubwira uburyo yabimbwiyemo yabimbwiraga nkaho kuko ari ibintu byanyabyo bizwi binamenyerewe bizwi bimenyerewe atari biri abantu baza basikaminga ngo Timamu ngo nawe watumye asara ngo nawe watumye ngo bira bibazo mu oya bya bintu byari bisanzwe ahubwo nyine n'ibya bintu na Timamu yarabivuze yavuze ati barabimpishe urumva wenda ntago nahamya ko yarabimpisha ari uko yanyangaga nuko yankundaga cyane wenda n'urukundo rwinshi ariko nibura yakwe ko yarabimbwiye ngo mu byo ugaragaza muri ayo mezi abiri se ugashaka kumvikanisha ko cya kintu Timamu yavuze yamusanganye gikomeye yaba yarigeze kugiraho ibyo bibazo bari mu rugo babana mu nzu oya Timamu yarabyivugiye ko yaravuze ati ngiye n'amahirwe ibyo bintu byabaye nahari urumva nuwango barabimuhisha icyo kibazo yari agifite erega umuntu ufite ikibazo wenda tuvuga erega icyo ndi kwibaza Theo bagira ngo oya ibintu niba reka ubanze ubyumve neza umuntu afite ikibazo mushobora kuba mfite indwara nyirwaye ariko ntimanifestinge buri munsi sibyo nukuvuga ngo we ntiyarayize uwo mufite wa Timamu we wabikubwiye yabikuye he barabizi birazwe ni ibintu bizwe rega nyine Timamu bivuze ngo yabimenye mbere se niba warumvisha ikiganiro uriya mugore wa Timamu yakoze kuri Zaburi nshya we ntiwabyumvisha ubundi ko ntiwabyumvishe ukurikije ibintu bamubazaga president yamubazaga uburyo yabisubizaga ntagomba ko hari ikintu aca hejuru we nyine bashatse kugaragaza ko we aka kanya itangazamakuru abanyamakuru bandi bashaka kugaragaza ko Timamu ari wamuteye kiriya kibazo ariko exactly ni ikibazo cyari gisanzwe kinazwa ahubwo nk'umuntu wenda wamukundaga koko yanga kukimubwira urumva kuko atanamukatira nanjye aho ngaho hano nakugarukira rero bigakekwa ko rega binakekwa ko nizo nkuru zose umaze kutubwira urumva yaba ari urwitwazo nyine kugira ngo agaragaze ko yahemukiwe yibwe kandi ibyo bintu bitarabaye ubuso umuntu nka Timamu wibye miliyoni ubwo 40 ntago Timamu burayi ibye miliyoni 40 reka mbaze nkubwire yaba ari kuzirya na Yongwe reka nkubwire reka bwe wenda tukiraho ahantu nanjye ntekerereza yuko bishobora kuba uriya mufasha we hari ikibazo nawe yari yiziho ku buryo avuga ati noneho I set you free ndakuretse ariko ngarurira ibyanjye reka mbwira kandi kantu gato karima ubundi erega n'ikindi kiyongera reka mbwira kandi kantu gato warumva nibura yigize ababazwa nuko nk'umugabo yakundaga yamutaye nibyo ngiye kukubwira nshingiye ku rukundo yagize rwatumye akora ibyo byose agatanga ibyo byose kugira ngo abone uriya mugabo ntaho bihuriye
n'ingano y'impamvu yabayeho kugira ngo arekure umugabo ashake bya bintu birahabaye pe birahabaye reka bigusobanurire aragira ati jewe navuye kwa muganga yego sanga umutware yarimutse utegereze umugabo wawe ugeze mu rugo yiruvuye mu rugo usaza umugabo yaragiye yego ngo mitamuhamagara ngo baranambwira ngo umukozi yaragiye like ntago ahangayitse nyine avuga ati naragize ubwoba urugo umutware ndamubuze yewe n'utwangera oya we ngo yahise amuhamagara ateze bite ko wimutse ntumbwire yego nkahavugisha bro we babana sibyo mu nkuru ye nta hantu hagaragaza rwa rukundo rwateye ibintu byose bya mbere yego arurwanirira kugira ngo urugo rubeho hoya nikiyongera n'impamvu atanga yo kuvuga ngo habayeho gukeka ko ajyanye n'undi mugore oya si nibyo ni ibintu byose hari témoignage nyinshi ibintu byose hari témoignage nyinshi zigaragaza ko bira bintu rimwe nemwe wasanga ari scam sibavuga ko yamwibye amafaranga angana gutyo hafi miliyoni 40 akanavidura inzu ibintu byose akabitwara kuki atahise agenda ngo ajye i Bugande mbere yuko umugore ava mu bitara muhunge kuko bigaragare ko yacitse ahubwo akagenda nyuma yuko bawongeye bakanahura wenda bakanavugana n'ibindi hari n'izindi nkuru zivugwa uburyo ngo timama yajyaga ngo ajya hara ku bitaro yo bakanga kumumuha ni inkuru zavuze wenda we aravuga ati najyanja ku bitaro bakanga kumumuha ariko we noneho izindi nkuru zivugwa ku mihanda bavuga ko ahubwo famiye y'umugore bamusohoraga nabi wenda no kumukubita bayate reka nkubwiye n'ikindi kintu wenda kishingiye ku bintu gerawe tuzi sibyo bigaragaza ko biri abintu harimo byarengereye harimo no gusebanya biri person atarimo ibintu by'inuza sibyo jewe nawe twari mu bukwe ndi gufotora n'abandi rega barabizi bo turi gukora ceceka nkubwire n'abandi mbati bari bahari sayine ubukwe nibwo ari burangiye turi kuzinga ibikoresho tugiye kujya mu modoka ngo watse dutahe Timamu niya kwiyamagarira akakubwira ati Theo ikipe yanyu nayikunze cyane ntimutahe basore banjye mwese banzanire kwa Ndimbati mbagurire buri muntu akabasha ndabyibuka waramwibarije utese none ahase mukiva mu bukwe cyangwa nejo ati reka da ati twebwe se ni ibiki byo ngiye ati mujye kwa Ndimbati mpabasange ndaje nukuri kw'Imana umufasha yakuyemo ivara sahari saa sita ndabyibuka z'ijoro araza yambaye agakora n'agapira n'abandi mbati twari kumwe barabizi nta bintu byo kubeshya biraha yego Timamu nawe yambaye akajingisi nkaho nanu ubukwe bumaze icyumweru nyine ya famille ari kura umwana kwicara mu ibara naranabivuze ngiye yari kuru nabona biganire ndavuga ni cyakoze ubu bukwe nanjye nabukora kabisa ni burimo umunezero gwera tumenyereye ubukwe bwa stress abageni ba hari ibintu batarishyura ari byo bataratirura baraje baparika imodoka ku kabari umuntu amwe cyabasha ariko mbabwire impamvu nemvuze ibyo bintu hatabayemo ibyo gusebanya umufasha aravuga ati jewe ndi umurokore cyane yego atari kuri ya mugabo yagaragaje ingeso z'ubusinzi cyane tubana yego nk'abantu mwe muri iryo joro twicaye waje wiyemeje kuvuga afite yanjye twicaye aho hantu ubwino mucyo buri wese yanywaga yabashaga sinkisubiramo ariko umugore n'umugabo banywaga bimwe rwose nta wanywaga umusemburo gugwa ubutobe nta n'uwanywaga ubutobe gudagwa ubusemburo kandi rwose urumva niba umuto businziriza ubwo murabivuga umufasha yageze abanacika intege yisinzirira mu ntebe kwa Ndimbati abo bagabo bose barabizi Kasiminovu kavugeze Kasiminovu ubwo rero urumva hatabayemo gusebanya mw'abantu mwe haba harimo amabanga menshi mu bintu by'abantu ariko ikintu gihari nababwira yego reka tuzakore part 2 uzi impamvu tuzakora part 2 reka tureke kuba nk'abantu sibyo tureke kuba nk'abantu ngo tuze urumva tureke kuba nk'abantu ngo tuze dutera amabuye runaka tureke runaka ariko ndagira ngo abantu bajye bareka kubeshwa mani sibyo bajye bareka kubeshwa nabo bajye banariza n'abantu bakuru urumva hari ahantu harimo ikintu ni gute we wambwira ngo urugo rusenywe nuko ngo naketse ko umuntu muri kuvugana ugiye kunca inyuma uze ngo ikibazo kiri deep kirahari ariko kandi ibintu babitumvikana ngo yamujyanye mu mategeko ibintu nk'ibyo nyine urumva ubundi se proof igaragaza ko ayo mafaranga yamuhayira hari buriya
proof yabagira ngo ibyo ntago mbizi wenda byamenywa n'inzego batanzemo ibirego. Ikindi Timamu yabisobanura ntaga ibyo bintu rwose. Timamu arabisobanura ati ngewe baramishe kandi birazwi mwana. Uriya mugore ikibazo yari agifite ntago ari ibintu umva nkubwiza ukuri. Ibi biboro biriya biboro byari wenda dusoza nanjye nkubaze. Nyine dusoza nanjye nkubaze. Umupapa kuva wabaho hari umuntu wari wabona ugira depression ituma ajya harahirya Karayesi ku rwego ubusubundi umuntu wamutransfer ubu ngubu we ubwo ngubwo urumva ibyo bintu bibaho koko inkurere kuko umugore we yavuga inkuru bisa nkaho yasohotse mu rugo mu cyumba akajya Karayesi direct ubwo urumva ikibazo ahantu kiri abaye agiyeyo gutyo yabasanzwe ajyaho imiryango ifunguye naho bitari ibyo yaba ari ukujyayo kuri transfer nicyo cyaba gishoboka cyonyine kandi umuntu ugutransferayo ibibazo depression isubwo ahubwo yaba ari stroke wenda reka two wamugana two kubogama two kujya ku ruhande ariko buri mwe wese gusa ikigaragara ibintu bivugwa na Timamu nibyo bifite fact bivugwa n'uriya mugore kuko uriya mugore aca ibintu byinshi ku ruhande ntashaka kubwira icyatumye ajya aho Karayesi ntashaka kubwira ibyamubayeho uko byari nta nubwo ashobora kuvuga ko icyo kibazo nta nubwo yakivuga arabisimbuka kuko urumva igihe Timamu aravuga ati ngewe natengushywe nuko nabeshywe yego narabeshywe mbana n'umuntu afite ikibazo yaranze kukimbwira urumva akankwereke rero reka abantu tubaye part 2 reka tubashimire rero n'uburi je part 2 turaza tubabwira gahunda ziriya mari uko byarangiye uko bimeze sibyo tuzanarebere hamwe eske ayo mafaranga na amafaranga make ku buryo wayiba ugahita ujya Buganda ugashinga cano ukidoga tu ubizi n'amategeko y'igihugu uvuyemo cyangwa na amafaranga wakiba business ya mbere wayakoresha akaba ari cano so nakagaruka rero ndagushimiye cyane asante sana merci reka dukore part 2